ikimenyetso cyerekana ko umuntu yahembuwe. Oya, kuko kuvuga indimi barabipirata. Ndaje mbabwira ibimenyetso byerekana ko umuntu yahembuwe badapirata, bigaragaza umuntu w'Imana wahembutse. Ni mu byumva uvuga ngo kabisa ndumva nahembuwe. Ntago muri kunyuma kuvuga ngo he amen, glory to God, does not mean guhemburwa. Kwibyo ni ibintu umuntu wese uzi kuvuga neza uri eroka ashobora gusobanura. Yamusuhuje arareba nk'umusirikare uvuye ku ikosi akajya namukangiramo takalasi palas henda. Ntabwo ari ikimenyetso cyerekana ko wahembutse. Ebe muri ghetto ndarembye, uzamosta izo mbaraga zituma ugira umunwa ukavuga ukansaba kuza muri ghetto. Ni imbaraga ki? Kubera yuko ku bakobwa aho bikomereye b'Abanyarwandakazi iyo agiye gushaka arisobanura. Bwira umukobwa mwegeranye ngo arabwenge imuhambura kugeza ahembutse, ngo arongera aragaruka amuha umutsima amuha n'amazi, Eliya arahembuka. Haleluya! So mu muhamagaro birashoboka ko avuye mu muhanda ejo bundi ariko agihura n'ibiryo. Yesu rero afite icyumba murwarijemo. Bwira mwene so ngo nawe ufite icyumba bakurwarijemo. Uyu ni marayika w'Uwiteka rero. Haleluya, haleluya. Uyu murimo rero dusomye muri kino gitabo cy'Abami ni umurimo wakozwe na marayika w'Uwiteka ari we Yesu Kristo. Imana ikora, ndanezerewe kandi icyo Imana ikora iduha ibidukwiriye kuko izi ubukene bwacu. Haleluya. Za ku murongo wa 44 haravuze ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongera imbaraga kuko yarababaye bikabije asenga cyane. Murumva habanje gusenga cyane ariko agasengera mu mubabaro wari ukabije. Akomora kumvise n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Ndavuga impamvu ebyiri Imana yambwiye zatumye Gahogo itegura iyi gahunda, ko nagize umwanya munini wo kuganira n'Imana. Icyambere nuko hagiye gutera inzara, kandi ikaba atari inzara y'ibyo kurya, ikaba ari inzara y'ijambo ry'Imana. Irashaka rero ngo abantu bose bari maso bagira akantu bibikaho, bibikeho ibondo ry'umwuka rizabatunga mu gihe bazaba bafite inzara. Kandi hari igihe inzara idatera muri rusange, hari igihe umuntu yimuka, hari igihe umuntu ava mu buzima yararimo bumuhuza n'ibimuhesha kurya akananywa akagera mu buzima uwo mwanya atawufite. Iyo rero afite ibintu yabitse bimufasha gucuma urugendo yegera imbere. Imana imfashe mu nyumve mu izina rya Yesu. Kubera ko mpanura ndavuga nitonze. Impamvu ya kabiri, Yesu ashimwe, nuko Imana irimo irazengurutsa imbabazi zayo, kandi ikazizengurutsa atari uko idafite inkota. Munyumve neza, Imana igira inkota ariko ikagira imbabazi. Izo mbabazi Imana irimo irazizengurutsa kugira ngo umuntu wapfapfanye, umuntu waguye kure, umuntu wasinze, umuntu ufite ibitotsi yongera abyuke. Kubera ko urugendo ntirwagabanyije uburemere bwari rufite. Urugendo ruracyadukomereye. Muranyumvise? Urugendo ruracyameze nk'uko abagenzi barugiye kera. Imana rero ndayishimira kuri kohereza imbabazi zayo. Haleluya, haleluya bene data. Muranyumvise? Amagambo dusomye mu gitabo cy'Abami, mumbabarire mvugeho ibintu bikeya, ndashaka kuvuga nitonze. Uyu ni umurimo ukozwe na marayika w'Uwiteka. Ntabwo ari marayika Gaburiyeli, muriho muranyumva? Nta nubwo ari n'itsinda ry'abandi ba marayika, ni marayika w'Uwiteka. Marayika w'Uwiteka icyo twita incarnation, ni ukuvuga mu isezerano rya kera Yesu yishushanyaga bitewe na serivisi z'ubugiraneza agiye gutanga. Mundebe hano bibasobanurire kugira ngo tuze kumva uyu mugabo uri gukora uyu murimo, tuze no kumva koko niba bishoboye. None duhere ko twemera aya magambo ko afite imbaraga mu buzima bwacu. Icyo twita incarnation ni ukuvuga Yesu mu isezerano rya kera
yiyerekanaga, muriho muranyumva, mu buryo butagaragarira abantu ko ari Yesu keretse ababasha kubihishurirwa, ahubwo mu buryo ashaka gutangamo serivisi z'ubugiraneza. Mu rugendo rw'Abisiraheli ku manywa yahindukaga iki? Inkingi y'igicu. Uwo yari Yesu, ntitubishidikanye. Nijoro yahindukaga inkingi y'iki? Inkingi y'umuriro, kugira ngo abongerere ubushyuhe kubera imbaraga z'ubukonje bo mu butayu. Ariko ku manywa inkingi y'igicu kugira ngo aboherereze akayaga. Urumva ni Yesu wishushanya mu buryo buhura na serivisi z'ubugiraneza azaniye abantu. Haleluya, haleluya. Abasomyi muri hano mwasomye inkuru za Yakobo, muribuka ko Yesu yamusanze, barakirana. Ntabwo Yesu ari ku rwego nk'urwa Yakobo, ahubwo kwari ukugira ngo amugireho access. Ndavuga ngo iki mu Kinyarwanda? Kwari ukugira ngo amugireho uburyo amukoraho, namuhishurirwa akamumenya, akemura ikibazo cye gihereye mu mizi. Barakirana, bigeze mu museke abanza kumwambura ibyo Yakobo yari kwirata, kugira ngo nakora ikintu mu buzima bwa Yakobo azajya yirata uwabikoze bidashingiye ku mbaraga yari afite. Amukora ku nyonga y'umutsi w'itako, arangije umutsi urareguka, aramubwira ngo ndekura kuko umuseke utambitse. Yakobo aramubwira ngo nakumenye, sinkurekura utampaye umugisha. Nawe arangije aramubwira ngo witwa nde? Yakobo aravuga ngo nitwa Yakobo. Yemera uwo ari we. Ibyo rero biramubasha. Kwemera uwo uri we biramubasha. Kuva muri rusange, kuva mu kigare, ukemera uwo uri we. Niba uri Jean Paul ukavuga ngo nitwa Jean Paul, biramubasha. Haleluya. Akimara kumubwira ngo yitwa Yakobo, aramubwira ngo ntabwo uzongera kwitwa Yakobo ukundi, ahubwo nkwise Isiraheli. Nashaka gusobanura marayika w'Uwiteka. Marayika w'Uwiteka ni Yesu. Mu isezerano rishya ntabwo akishushanya na serivisi agiye kuduha, ahubwo azari Yesu, kuko umusaraba waramuduhishuriye. Uyu munsi nitumushidikanyaho, kari we muyobozi w'itorero, kari we watsindiye kuturinda, kari we mbaraga zacu, kari we byiringiro, kari we maboko akomeye. Haleluya. Reka ne kubasindira ngaruke, navuze ko nigisha nitonze. Haleluya. Mushidikanya kuri Yesu? Iyo batubajije ushinzwe umutekano wacu, tuvuga ko ari nde? Ninde utugaburira muri uyu mujyi? Ninde watumwakuye? Ninde wadukije intimba n'ibikomere? Murabihamya mwese? Ninde utwicaje aha ngaha? Ese hari undi muntu twazamura nka Yesu? Nibaza ko ntawe ufite icyubahiro nka Yesu. Jean Paul acishijwe bugufi, ndetse imbere ya Yesu ntagaragara. Kandi icyo mukundira, hari ibintu bibiri yakoze. Ndimo ndavuga marayika w'Uwiteka, ngo nze kuvuga igikorwa yakoze dusoze. Haleluya, 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 haleluya. Nimunyumva neza, afite ibintu bibiri Yesu yakoze yihariye. Icyambere mu ndebe hano, niwe mugabo uruta abandi bagabo wagiye kuvuka, yigira kuvukira mu mujyi udateye imbere. Ariko agiye no gukura, akurira mu cyaro i Nazareti. Ntabwo Yesu yakuriye muri kapitali. N'ingero atanga ni nyacyaro. Umubibye yasohoye imbuto. Urumva ni ingero zo mu cyaro atandukanye na Paulo. Paulo yatanga ingero, avuga ingero z'inyamugi. Aravuga ngo ndaterana ibipfunsi. Urumva ajya kureba ku ngufu. Ndasiganwa, yajyaga muri siporo ya nimugoroba na mu gitondo. Kandi ibyo bintu ntago biba mu cyaro, uretse u Rwanda rukugenda rutera imbere. Yesu we rero yicishije bugufi kugeza ku rwego agiye gukura, ajya gukurira mu cyaro cyitwa i Nazareti. Aragenda arahakurira. Ndimo ndavuga marayika w'Uwiteka. Njya ntangara, nabajije abantu ikibazo n'uyu munsi ntibarakinsubiza. Jyewe niga muri primaire, umuntu watwigisha yaratubwira ngo ni umugabo wikoreye akabuye. Murebe namwe umwami. Bibiliya iravuga ngo muri we ni mu bwenge no kumenya n'ubuhanga byahishwe. Ni mu murebe yicaye muri primaire y'i Nazareti, umwarimu amwigisha ngo Imana nzima. Namwe ni mu murebe Imana nzima. Umugabo wikoreye akabuye, nawe agasubiramo umugabo wikoreye akabuye. Namwe ni mu murebe arimo asubiramo. Ni mu murebe ibyondo byamwuzuyeho. Twigeze kubana n'umuntu w'umunyamugi cyane, twamubwira ngo naherekeza abantu tuvuye mu masengesho, akatubwira ngo ndabageza ahantu atari icyondo. Ahari icyondo ndabaherekeza,
ndabaha tike batege ariko sinkandagire mu cyondo. Twamubajije ikigeragezo kimugerageza, aravuga ati iyo nkandagiye mu rusengero umwuka nari mfite wose urameneka. Yari umunyamugi, muriho muranyumva? Ariko Yesu ni mumurebe yibereye mu cyondo i Nazareti. Kandi abantu b'i Nazareti ntibamuhishurirwa, ntibamenya ko bagenderewe n'Imana nzima. Ntiyigeze yiyemera, ntiyigeze agaragaza uwo ari we. Muriho muranyumva? Haleluya, haleluya, haleluya. Ibyo byose kwari ukugira ngo ahereze umwana w'umuntu serivisi z'ubugiraneza. Niyo mpamvu agakiza kataheze igorogota hejuru ya kapitali Yerusalemu. Amaraso ye yavuyeyo agera i Yerusalemu, arambuka. Muriho muranyumva? Yambuka inyanja aramaruka agera no mu cyaro no mu Giputa, adusanga yaradufata. Niba mugabo ukomeye ushira serivisi z'ubugiraneza ahantu hariho hose. Ntago muri kunyumva ariko muranyumva mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Icya kabiri, afite ibintu bibiri atandukaniyeho na Satani. Mundebe hano mbabwira icya mbere. Icya mbere atandukaniyeho na Satani, yarabatijwe mu mazi menshi. Nukuvuga mu ijuru badusabye ifishi y'umubatizo, nukuri yajya kubwira Yohana umubatiza, akamubwira ati se wowe wambatije ifishi y'umubatizo. Kandi Bibiliya mu mategeko ni igitabo cy'ubuhanga, urayiburanisha. Nukuvuga Yesu yatsinda akabona ifishi y'umubatizo. Mbabaza akabazo, Satani mwamuza ahantu yabatirijwe? Muriho muranyumva? Haleluya. Uyu ni marayika w'Uwiteka ndimo ndavuga. Niwe mugabo washyize serivisi z'ubugiraneza ahantu hose. No munsi y'intebe ugiye mukajyamo wamusanga. Abandi bakomeye bo mu isi. Nayo mpamvu ubuzima bwacu uko Imana ibuzamura, uko Imana iduha amazina, uko Imana idukomeza, dukwiye kwigira kuri Yesu kugira ngo tutazava mu murongo akakubyiga. Kuko nta kundi umuntu ugira ubuzima bw'akajagari burimo kwirya, ubwibone, kwiyemera, kwiyumva, kwishyira hejuru, kwinyeganyeza, ukigira ukuntu. Iyo bikoze icyo akora akwambura icy'ingenzi akagusigira izina, akazakora ku maso y'abantu bakabona icy'ingenzi waragitakaje, ugasigara uri rojyorojyo. Mbaganirize muranyemerera? Ndimo ndavuga marayika w'Uwiteka. Yesu ashimwe. Tumwigiyeho abantu babana neza, tumwigiyeho nta wakwiyemera, tumwigiyeho abantu baca bugufi, tumwigiyeho. Haleluya. Twakwemera ubushake bw'Imana uko bwaba bumeze kose, tumwigiyeho. Haleluya. Kumwigiyeho twakundana. Rimwe mundebe hano babwire, nakuriye mu kinyabupfura cyinshi cyane. Data yari umusirikare, nkurira mu kinyabupfura cyinshi. Ngewe iyo najyanaga na mama yarakurebaga ukamenya ko aho mugiye utari burye. Iyo wajyanaga na mama wagomba kumureba mu maso, kuko yatureze turi abana 9 wenyine, data ari mu gisirikare. Maze kugera mu ivugabutumwa nsanga harimo akajagari, abantu batagira ikinyabupfura. Umuntu ujya kurya akagaragaza ko yashonje y'imyaka myinshi. Noneho ndagwa numva biranshumuje. Umuntu uvuga batamuhaye ijambo, uyuzuza umwuka batamubwiye, atari uko imbaraga zimumanukanye, ahubwo kabona arimo arabipapira, nsanga ikinyabupfura gike. Umuntu utazi kuvuga sorry, ugukandagira ntakubwiye ngo amusori. Umuntu ukuderanja urumva bibereye muri mudu yo guceceka, umuntu arimo aragukoraho ntiwamuhaye uburenganzira. Nsanga ikinyabupfura gikeya ntigeze mbona iwacu, biranshumuza. Ariko umunsi umwe Yesu aranganiriza. Murebe mbabwira ukuntu Yesu ateye. Aranganiriza ibyo bintu byose abimvanamo. Reka mbabwira ukuntu yanganirije. Yarambwiye ngo Jean Paul, wagize inzara ari uko nkunyujije mu mashuri kugira ngo uzankorere. Indi myaka yose wamaze ntiwigeze ugira inzara. Iwanyu mwakoraga umunsi mukuru ku wa gatandatu bakabatekera amagi n'ibindi, kandi ibyo bintu byabaga iwacu. Washonje icyo gihe. None abangaba muri bamwe mpamagaye harimo abantu bahuye n'ibiryo kubera umuhamagaro. Mfite icyumba mbarwarijemo, ntukwiye guca imanza. Nahise numva nkeye, nta rubanza nkigira. Burya nimubona umuntu wariye cyane agakanura amaso mu muhamagaro, birashoboka ko avuye mu muhanda ejo bundi ariko agihura n'ibiryo. Yesu rero afite icyumba murwarijemo. Bwira mwene so ngo nawe ufite icyumba bakurwarijemo. Uyu ni marayika w'Uwiteka rero. Haleluya, haleluya. Uyu murimo rero dusomye
muri kino gitabo cy'abami ni umurimo wakozwe na marayika w'Uwiteka ari we Yesu Kristo. Tuvuge twese ngo amen. Kandi mwibuke kuko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Tumuhereze icyubahiro. Icya kabiri nshaka kubemeza turi muri aya materaniro, serivisi ze ziraha. Ntutegereze ejo, ziraha kakanya, ziraha ngaha. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo rero yakoreye iyi serivisi yo kumuhembura nindi? Ni umusitari mwese muzi witwa Eliya. Hari ibintu bibiri namenye, mundebe hano mbibabwire. Nta muntu utashirirwa. Urwego rw'amavuta waba waragezeho, nta muntu utashirirwa. Nta muntu udashobora gushirirwa. Igikomeye ntabwo ari ugushirirwa, igikomeye nuko Jean Paul mbimenye. Ariko ikosa rikomeye ribamo nuko abantu bashirirwa bagakomeza kwitwara nk'abagifite imbaraga. Bituma abantu bakora amakosa menshi, kandi Satani adutegeye mu bihe byo gushirirwa kugira ngo yangize umumaro wacu. Rero Bibiliya iravuga ngo nimusoma izi nkuru za Eliya, mwarazisomye cyane, barazibaganirije, muzasanga Eliya yatinya amagambo y'umugore. Kandi yigeze guhamagara Isiraheli yose n'umwami wa Isiraheli, arababwira ngo ndashaka ko muva mu rungabangabo, tugiye guhamagara Imana. Mwumva uwo mugabo, reba na wowe ntiwahamagara n'umudugudu, we yahamagaye Isiraheli yose. Aravuga ngo ndashaka ko tuva mu rungabangabo, tugiye guhamagara Imana. Imana iri busubirisha umuriro aba ariyo Mana. Asenga isengesho ry'amasegonda 53. Ahamagaye Imana iramanuka, itwika igitambo, itwika igicaniro, itwika umukungugu, itwika umucanga. Bari bamaze imyaka 20 baraguye. Barahaguruka baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Arangije agira imbaraga, asimbukira abahanuzi ba Bayali na Shera baguwe neza, baserebura kwa Yezebeli no ku mwami Ahabu. Arabica abaroha mu kagezi. Arangije akora ikosa, niho nshaka kubigisha. Mundebe hano. Ikosa ryo kutamenya ko yashiriwe akajya kuryama nk'uko Ahabu agiye kuryama. Ubundi Eliya ntiyari kujya kuryama, yari gusigara ku musozi abwira Imana ngo zishizemo, nyongereramo zishahunze amagambo muraho. Mu bintu byambabaje, yari yararwanya n'ibintu biremereye birusha imbaraga amagambo, ariko ashiriwe yumva amagambo afite imbaraga, yumva araza gupfa, yumva Yezebeli araza kumwica. Muriho muranyumva bene data? Arangije muri urwo rugendo rwo guhunga, ari mu nzira agenda, mundebe hano, ngo agera munsi y'Umurotemu, ngo ndimo ndihuta, ngo asenga isengesho ryuzuye amatiku. Aravuga ngo Mana, icyabimara nuko napfa, ntabwo ndusha abasogokuruza ubwiza, barabara, ariko mu ijuru ndabakunda. Yesu amurebye abona Eliya icyo akwiriye ntabwo ari urupfu, ahubwo imbaraga zamushiranye. Reka mabwire ijambo rikomeye, ntabwo Imana izasubiza amasengesho yose musenga, izabaha ibibakwiriye bivuye mu yo mwasenze. Kubera yuko hari ayo dusengana amatiku, hari ayo dusengana umwanduranyo, hari ayo dusengana akajagari. Icyo Imana ikora, ndanezerewe kandi icyo Imana ikora iduha ibidukwiriye kuko izi ubukene bwacu. Haleluya! Kuko mundebe hano babwire, iyo Imana iza kuba yumva amasengesho yose basenze, uba warapfuye wowe. Ko hari abantu baguhanuye kizabonwa, hari abaguhanuye kanyarira. Nese umukozi wawe mu rugo wamusezereye neza, bibaza amasengesho agusengera ni ugupfa, ni ukurwara kanseri, ni ukugira gute. Ariko Imana yamuhaye ibimukwiriye, bimukiza amatiku. Ntabwo muri kunyumva? Abarokore bari kunyumva ra? Ntabwo Imana yumva ibyo abantu bayisabye byose ngo ibisubize. Ko hari ibisabirwa mu marangamutima, mu matiku, mu nsangano, mu mujinya, mu gahinda kenshi. Imana iduha ibidukwiriye bitumara ubukene. Mu ijuru barangije baravuga ngo Eliya afite ikibazo gikomeye. Ndashimira Imana ko no mu bihe by'ubukene bw'umwuka Imana izirikana abakozi bayo. Haleluya! Imana izirikana bayikoreye, Imana izirikana bahagaze ahirengeye, Imana izirikana abantu bayihamije, Imana irabazirikana. Niyo nasoreza aho ngaho. Imana irabazirikana, izirikana abantu bayikoreye. Ntabwo iyo tuyikorera ari rojyo,
Imana irazirikana. Shera talas, Imana irazirikana. Nukuri Imana irazirikana. Urugendo mwagendanye Imana yararuzirikanye. Ibihe waraye utariye kugira ngo ukorere Imana, Imana irabizirikana. Igihe wakwebye ukanga gusambana kugira ngo udashyira igitutsi ku murimo w'Imana, Imana irabizirikana. Hari ibintu Imana yazirikanye. Mu gihe cyo kugorwa, mu gihe gikomeye, Imana ijya imanuka ngo Yezebeli atabona urwaho agusange mu ntege nkeya. Iyo agiye kuza asanga Eliya yabyutse afite imbaraga zingana nizo yagize. Ngiye kubakopeza ibanga, ubuzima bwanyu ntimuzaca imanza, muzajye musengera abantu. Maze iminsi mbyigaho, ntabwo nyigira amagambo menshi y'imanza. Nubona hari umukozi w'Imana uguye, ntuzaca imanza, uzamusengere cyane kuko Imana iramuzirikana. Haleluya, 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 haleluya torero. Mwumve namwe Eliya ahantu yarageze, mu ndebe hano bibaganiriza. Eliya yari yanegekaye ku rwego Yesu amuhembura bwa mbere ntahembuke. Murumva hari korari yamuhembura? Nuwuhe mwigisha wahembura Eliya? Birasaba ko Yesu yizira. Ngiye kubakurira inzira ku murimo. Nta korari yari guhembura Eliya, kuko na Yesu ubwe yamuhembuye bwa mbere ntiyahembuka. Ngo yaramuhembuye amuha ibiryo bivuye mu ijuru. Abishushanya mu ishusho twabyumva, umutsima n'amazi, ariko bivuye mu ijuru, byujuje ibyangombwa byo guhembura abantu. Eliya arakomeza aranegeka, arakomeza arasinzira. Ariko kuko ijuru ryari ryabigambiriye, arongera aragaruka. Haleluya. Imana yagambiriye guhembura umuntu, imuhembura kugeza ahembutse. Ngo arongera aragaruka, amuha umutsima, amuha n'amazi, Eliya arahembuka. Haleluya. Kamvuga ibintu bikeya, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Amaze kubona ibi biryo byo mu ijuru, amaze guhembuka, ikintu cya mbere cyamuvuyemo, ntiyongeye kwifuza gupfa. Musome Bibiliya. Ntiyongeye kwifuza gupfa, ahubwo yahise avuga ngo mfitanye n'Imana gahunda yo guhurira ku musozi Horebu. Urumva imyumvire, ibitekerezo byahise bihinduka, ahita ava aho ngaho yarari munsi y'umurotemu. Ntiyongeye gusaba urupfu, yerekeza kuri Horebu. Haleluya, haleluya. Mwari muzi ko mu ijuru bafite ibintu baduha, ibyiringiro bigakomera. Mu ijuru bafite ibintu baduha, nubwo igiti cyaba cyaratemwe, kongera kumva ibintu. Mu ijuru bafite ibintu baduha, nubwo waba utanebutse ukumva imbaraga z'Imana. Mu ijuru bafite ibintu baduha, nubwo intege nke zaba zaragufashe zikakurekura. Kugira ngo nihute dusenge. Haleluya. Icya kabiri, ibitotsi byarashize. Ibitotsi birashira, ibitotsi birarangira, ibitotsi birashira. Kugira ngo nihute. Icya gatatu, Yesu ashimwe, yagize imbaraga zo gukomeza urugendo uko rwari rumeze uko ariko kose. Mu ndebe hano mvuge noneho utuntu nitonze. Vuga ibintu nitonze. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Muri Bibiliya isomye neza, navanyemo bikeya, harimo impamvu nyinshi zituma umuntu w'Imana anegekara. Umuntu akarwara indwara yitwa kunegekara disease. Kandi kunegekara ntibibuza kubwiriza, tubitandukanye. Ntibibuza kuririmba, ntibibuza gusenga, amasengesho twarayafashe mu mutwe. Ntibibuza no kuvuga indimi zo gushushanya kugira ngo sosiyete kwakire. Nk'umwana wakuriye muri ADPR, mu ndebe hano kuva mu myaka 6 nari muri ADPR, navuga indimi ntawe azimbwiye, kandi nanahitamo inziza. Shalatis andalaki ho labiwe shendati kala palasina nangote. Mbibutse ko ibyo bintu byose mvuze nibyo nigira. Nta na kimwe giturutse ku mwuka wera. Nuko nakuriye muri ADPR, nzi uburyo abantu bavuga indimi. Kuvuga indimi rero si ikimenyetso cyerekana ko umuntu yahembuwe. Oya. Kuko kuvuga indimi barabipirata. Ndaje mbabwira ibimenyetso byerekana ko umuntu yahembuwe badapirata. Bigaragaza umuntu w'Imana wahembutse.
ni mu byumva uvuga ngo kabisa ndumva nahembuwe. Ntago muri kunyumva kuvuga ngo he amen glory to God does not mean guhemburwa. Kwibyo ni ibintu umuntu wese uzi kuvuga neza uri eroka ashobora gusobanura. Glory to God, amen. Murabona ukuntu nigira nukubera ko nimugoroba ndarya nta kibazo mfite kibiryo. Umuntu wese wahaze uri burya nimugoroba udahangayitse no kurira birizana. Adonai, murabona ukuntu nigira shama nuko nimugoroba ndi burya nta kinjyana kanyarira nta kinjyana kizabonwa. Urabona ni ibintu ndimo nigira. Ntabwo ibi byose rero batazababeshya bigaragaza ko umuntu w'Imana yahembutse. Ikindi kwirebesha nk'umusirikare uvuye ku ikosi ntuseke nabyo ntibyerekana kuri mu mwuka. Tugira abarokore bakangana ugasanga yicaranye n'umuntu ntiyamusuhuje arareba nk'umusirikare uvuye ku ikosi akajya namukangiramo takarasi palasi henda. Ntabwo ari ikimenyetso cyerekana ko wahembutse. Aya mutazabyibeshyaho ahubwo ushobora kuba waranegekaye. Imana ifashe muze kunyumva neza. Gahogo muraho neza, murahari ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndashaka gukoresha umwanya muto mukongera mukaririmba. Yesu ashimwe, haleluya. Ibyo bimenyetso byose barabipirata. Ese mwari mubizi ko babipirata? Mwari mubizi ko babipirata? Indimi barazipirata, kwiriza barabipirata. Uwahaze wese yarira, muvuge ngo emosiyo. Uwarize wese, uwariye wese yagira emosiyo. Muriho muranyumva? Kwirimbisha ukuntu uhagaze nk'umunyamerika barabipirata. Si ukugira gutya amaguru se. Mumera Imana icubahiro irahambaye. Amen, amen. Ariko ubusambanyi bumumereye nabi. Ndaje masobanura ibimenyetso badapirata. Nimujya munabibona n'umuntu mumugirira icyizere kuko ibyo ntago wabipirata. Kandi iyo umuntu afite ibihe byiza byo guhemburwa bitari pirate, Imana ibiheraho ikabikoresha mu mishinga yayo ibyara inyungu. Haleluya, haleluya bene data. Kera ngiye natangiye kubwiriza kera twagiraga abantu bazi gukaraga amajwi. Wenda bigenda bicika kubera ko ibintu byose biri substandard mu mwuka. Ibintu byose bidafite agaciro mu mwuka biraza bigacika. Nibi ngibi muri kubana turi kwigira nk'abanyamerika nabyo bizarangira. Ese abarokore bari kunyumvara? Ntago muri kunyumva. Ibi ngibi turi kwigira byose bizagenda birangira. Muriho murabyumva? Kera nyine habagaho ibintu byo gukaraga ijwi, ntago mubizi. Namantangarahi. Nge urumva nyine ijwi ryangire mari minsi rivuga sinabishobora. Ariko umuntu wabizanye ni wa mbere watwaye inda ngenda muzi. Ntabwo ari ikimenyetso cyerekana guhemburwa. Imana imfashe mu nyumva. Hari ibintu rero bitatu bishobora gutuma umuntu w'Imana anegekara. Mu ndebe hano nongeze ku nyigisho yanjye. Imana yambwiye kubabwira cyane. Icyambere nukugwa mu byaha bishishana bikananira umuntu kubyihana. Kimwe mu kintu gishobora gutuma ubuzima bw'umwuka bunegekara, umuntu akagenda ataryohewe atishimye, nuko umuntu yaraguye mu byaha bishishana bigoye kubyihana no kubohoka. Reka ntange ingero vuba vuba mwakumva. Mu ndebe hano abantu muri hano mufite ingo, iyo wasezeranye n'umugore cyangwa umugabo, iyo ukoze icyaha cy'ubusambanyi kugira ngo wezwe neza bisaba kwaza muri dosiye. Ni naho bikomerera. Ariko iyo uje kureba abakozi Imana icyo tugukorera kugira ngo rudasenyuka, tuguha imbabazi zituzuye. Genda Imana ikunyugunyuze. Ariko akagenda kumva ntabo hose, akumva afite umuntu mwisi bagiranye isezerano yahemukiye. Uwo nguwo nawe watinyutse agafata umwanya wo kubyatura, aba yagenderewe n'ijuru. Mperutse kumenya amakuru y'umugabo yaciye umugore. Ageze mu rusengero baramurondora bati wa mugabo waciye umugore. Yahise abwira umuhanuzi ngo urabeshye. Muzi kugira ngo abyemere baratashye, mudamu we wabivuze. Bageze mu rugo Imana iramuniga nijoro. Imunize akanguka abwira umugore ati nukuri mbabarira
ibyo bandondoye nibyo naguciye inyuma. Umugore nawe ntiyihangana abwira abo basenganye, hari harimo umuntu nzi niwe wabimbwiye, arambwira taro Imana iramunize. Namwe nimutekereze ikintu bisaba ko Imana ibanza kunigana kugira ngo umuntu yakire imbabazi. Imana imfashe muze kunyumva, reka mbivuge vuba vuba nihuse. Mu muco nyarwanda, mundebe hano, hari ibyaha bibiri tugira iyo byateye umuntu aranegekara. Kugira ngo azaveyo bisaba ko Imana imujyanira urukundo ikajyayo, kavuga iti ndava hano wakiriye imbabazi, nuzanga ndakuniga. Kugira ngo yature neza yanamize bisaba ko Imana imufata kamubwira ngo ndava hano uziri hawe. Icyaha cya mbere mundebe hano mbibabwire ni ubusambanyi. Ubusambanyi ni icyaha kinegekaza abantu, kirabanegekaza. Kandi iyo usomye muri Bibiliya harimo ibyiciro 11 by'umwuka w'ubusambanyi, buri rwego rwose rufite igitero. Reka mvugamo bitatu mundebe hano. Yesu ashimwe. Ndabona mudatangiye gufashwa, nimuhumure ndababwira Yesu mukanya. Haleluya. Nimusoma muri Bibiliya muzasanga umugabo witwa Yosefu, mwese muramuzi. Ni umwuka w'ubusambanyi utera abanyamasezerano ahambaye, abantu mwavuganye n'Imana murahari. Hari umwuka w'ubusambanyi uhiga amasezerano ahambaye. Potifari ntiyashatse ko baryamana, muriho muranyumva, cyangwa babana, kuko yamubwiye ibyo bintu bibiri, kuryamana cyangwa kubana. Ntabwo ari urukundo yari amukunze, ahubwo ni Satani wari wacunze, abona nta kundi yamwiba ibiremereye afite, anyura muri muka Potifari. Ariko asanga Yosefu afite imbaraga, aravuga ngo no, nshobora kwemera gusiga ikanzu nk'ikimenyetso kinshinja mu rukiko, ariko nkagendana umutima utandega ikibi nk'ikimenyetso kinshinjura imbere y'amaso y'Imana. Ninde wabishobora? Ninde wabishobora? Umwuka wa kabiri, abajene muri hano mu ndebe n'abakobwa. Hari umugabo witwa Amunoni aba muri Bibiliya. Ejo bundi nibwo namenye ko yari afite geto muri 2024, nibwo nabimenye. Amunoni yari afite geto, abatumva geto icyari cyo ni ikibahima. Ariko ikibahima ntiyabagamo wenyine, yabanaga n'umugabo w'ingurumbanya umugira inama y'uburyo azashobora Tamari. Tamari ni umwana uri pire utanduye uba mu muryango muzima. Tamari nyine ni nkuko wabona umukobwa w'umupeni uyambariye kubita ihuku, uririmba karira, utazi ubuzima bwa hano hanze, utazi amanyanga yo muri geto. Arangije umugabo w'ingurumbanya ugereranywa na Satani aramubwira ngo kugira ngo uzashobore Tamari irwaze urembe. Mundebe hano mu bibazo nagize kuri Amunoni, nubwo arwaye arembye ariko afite umunwa wo kuvuga. Ndashaka kuganiriza abakobwa b'abarokore muri hano, mundebe hano. Kimwe mu kintu navumbuye muri uyu mwaka 2024, wa muhungu kwivugira ngwino ndebe muri geto ndarembye, uzamuzi izo mbaraga zituma ugira umunwa ukavuga ukansaba kuza muri geto. Ni imbaraga ki? Kubera yuko ku bakobwa aho bikomereye b'Abanyarwandakazi, iyo agiye gushaka arisobanura. Bwira umukobwa mwegeranye ngo arabwenge. Hari ikibazo abahungu babaza, yarafashe irembo yaratanze inkwano, arakubaza ngo uracyari umukobwa? Cyane abahungu b'abapene bagorana cyane. Iyo akikubajije, iyo ukiri umukobwa usubiza na confidence, ndacyari umukobwa. Voilà. Ariko iyo wabaye gore kobwa kandi ukiri umukobwa, ubanza kubira icyuya. Kwereka Imana ibabarira icyaha, ariko ingaruka zibaho. Uzi n'abadamu muri iyi minsi ngo ziri gusenyuka cyane muri Kigali, inayi Muhanga simperutse amakuru yaho, ziri gusenyuka kubera ko kantu konyine umugabo akinjira mu cyurira kavuga ati no gushaka gusa, ukabura ijambo ukazanira upfa nta jambo ufite. None murimo murakinisha geto. Muri geto basoma muri Matayo na Luka na Yohana. Muri geto basoma mu byanditswe, bavuga Charlotte Aloke.
soza kuri iyi ngingo, kugira ngo umuntu yihane iki cyaha cy'ubusambanyi birasaba ko Imana ijyana urukundo rwayo. Byagora Dawidi guhagarara imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli, bamuza ari mu mavuta, bamuza acuranga, abadayimoni bagahunga. Byagora Dawidi guhagarara imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli akavanga, Imana imbabarire nasambanyije Betisheba nica umugabo we. Birasaba ko Imana ituma urukundo rwayo rukanyura muri Natanayeli rukajya kumushaka. Nirutajya kumushaka ntazavayo. Kandi iyo ugezeyo, abanyamwuka muri hano, ntimugire ngo Dawidi yapfa guhita yemera, nawe ajya mu mwuka. Ntabwo mwibuka Bibiri ukuntu uvuga. Yageze yamucira umugani, hari umukire n'umukene bari baturanye. Umukire agira abashyitsi ari ryo rari, arangije afata akanyagazi k'umukene akakiriza abashyitsi. Wamuhanisha iki? Dawidi yagiye mu mwuka, yaravuze atumva, umva, kandi niwe abizi neza, abizi neza. Yagiye mu mwuka arabatumva, uwo muntu akwiye gupfa. Ikindi byo yatwaye akabira, kandi niwe arabizi neza ko Dawidi ntayobaye imvugo y'umwuka, arayizi. Ariko kubera ko yanegekaye, abaho mu buzima bw'ubuhunzi bwo gukwepa kwepa. Iyo bavuze we azana utundi tuntu tw'umwuka. Tugira abarokore bagira utuntu tw'umwuka. Wamubwira uti nyamara, nakavuga ati nanjye ndumva arimo. Umwana ntarapfa, aracyametse ku mugongo we. Kugira ngo umuntu ave muri bino byaha bishishana bisaba ko Imana yohereza urukundo. Mbabwira isengesho ndimo ndasenga, mundebe hano mbabwira isengesho ndimo ndasenga. Ndimo ndinginga Yesu ngo yohereze urukundo rwinshi ku bantu twagize bapfuye. Yicara mu materaniro akabihirwaho kuryoherwa, akumva Imana iri kure, akaba ataribwo nubwo nshushanya, nubwo ndirimba, nubwo mpanura, nubwo mbwiriza, ariko wapi. Umwuka wa kabiri unegekaza abantu, mundebe hano, ni ukwica, kwica. Kubera iki kwica? Mundebe hano, amaraso y'umuntu wapfuye ahora aregana. Kandi hari uburyo bushyashya bwo kwica bwateye i Muhanga, ndababuriye ntibizabagereho. Aho famiye ziri kunanirwa kwakira umwana, murabizi ko Yesu akora uko ashaka. Arabyuka mu gitondo utamukeneye, waravuze uti Imana mpitanu rwose nduhuke, mpitanu, ndashaka 5. We n'umugabo mukabigambana, wagenda mu nzira ukumva ibimenyetso by'uko akana karimo. Hari imiryango rero iri gufata icyemezo, bakajya kwa muganga bakamuvana, kugira ngo bazihane uwo muryango uhure na Yesu, uve muri uko kunegekara. Birasaba ko Imana imanuka ikabwita ndabaniga, ndabaha ubugingo. Bisaba nawe reba famiye, abantu babiri bibwirije bakagenda bakagira ukuntu babigenza, umwana akajya hanze. Ono umwuka hari mu Rwanda kujugunya abana, kandi umwana yarafite nk'ukwezi kumwe. Jogonya kugira ngo umugore n'umugabo bazihane. Icyakora abadamu bagira amarangamutima, yagiye gusenga wenyine, aravuga ati Mana we, Mana umbabarire. Ariko yakwibuka ko umugabo we ari nk'intare, ko umuntu wishe ahinduka intare. Akaba ati nukuri Mana imbabariye kugubwa nabi. Icyo ni ikintu cya mbere kinegekaza. Ubusambanyi no kwica biri mu byaha bigorana kwihana, biranegekaza. Umunsi umwe umwuka wera yigeze kunyiyenzaho, nari mu nzu y'abandi. Urumva wagiye mu nzu y'abandi ugomba kubaha amabwiriza n'amategeko. Mpageze umwuka wera ambwira turi muntu uri kureba, yakuyemo inda, mubwire yihane. Ndavuga nti Mana imanukira umwibwirire batankubitira. Imana yaravuze ngo abahanuzi babura ubwenge bazabakubita iminwa. Mwana yumvishe iyo mvugo, mbwira Imana nti rero wabishobora, ngwino ubivuge. Umwuka rero amfata ntabishakaga, aramfata nyobirwa ibyo ndimo. Mpita mureba ndamubwira nti ihane wakuyemo inda. Uzi ukuntu yahise ambwira? Yarambwiye ngo umukozi w'Imana icyo uvuze ntacyo numvise. Murebye mu maso mbona ibintu by'umwuka arabizi. Abantu bari bahari bakuru barasohotse, dusigara n'abandi bakozi b'Imana. Byasabye ko Imana irondora ikagera no ku ishuri yigaho na geto yinjiyeho naho yakuyemo inda. Iyo Imana itazana ibyo bimenyetso twari kuvaho tubaye abanyabinyoma. Kubera iki? Ntabwo byoroshye kubona umuntu wanamije. Njya mbibona iwacu n'ahandi.
ugasanga umuntu avuye i Rusizi kubera ubusambanyi buramuzererejeje kwaturira ku itorero ry'i Kigali, yahagera akaza mu matwi ati Imana imbabarire narasambanye maze imyaka 8, wamubwira ati Imana ikwezi ukumva ntabwo abohotse. Mujya muhura n'abantu bakwepa mujya muhura nabyo. Ibyo rero biranegekaza. Icya kabiri kinegekaza kugira ngo nihute, Yesu ashimwe, ni ugucishwa mu minsi yo kutumva Imana hafi yawe. Kayishaka kajya uyihamagara uti Adonayi we, uyu mujyi wa Muhanga ndawupfiramo, ndawuseberamo, nkwariyemo, mbega ibihe bibi, ukumva Imana ni hafi yawe. Ukajya iburyo ukayibura, ukajya mu yitatu ukayibura. Ni nako Yobu yavuze mu bice 23 umurongo wa 8 n'uwa 9. Yegera imbere ntihari, yajya inyuma kumva ntihari. Nabyo hari igihe bituma umuntu w'Imana kamuka kanegekara. Hari n'abahinduka nk'abajanja wide akarakara akajya abwira Imana nabi, akabwira ati wakoze, nawe ari wowe wabikora. Noneho akibwira ko Imana igira amarangamutima ashyushye nka yacu dufite. Imana ijya ibyemera ko umuntu acishwa mu bihe ikamwihisha gato. Bibiliya iravuga ngo mbaye nkuretse akanya gato, kandi n'akanya gato k'Imana nzakugarukaho mfite imbabazi. Muriho muranyumva? Hari igihe bituma umuntu w'Imana anegekara, akanegekara. Hari umugabo umwe bambwiye mu minsi yashize, bagiye gusengana n'abandi bafite ibibazo byinshi, bicara ahantu ku mabuye, umuhanuzi ahera ku wa mbere arahanura, amugezeho aramutaruka. Tuvuga amugezeho, ntabwo ari wowe, amugezeho aramutarutse. None aravuga ati umuhanuzi arasoreza ku ruhande, reka njye kwicara ku ruhande arangiraho. Arahanura we, ageze kuri uyu aravuga ati nduwiteka Imana wavuganaga nawe, mutahe vuba vuba hano muri gusengera ntago hemewe, mugende. Yawe bwira mwene so ngo bitera kunegekara. Icya gatatu gitera kunegekara, mu ndebe hano bibabwire nitonze kandi Imana arabinganirije cyane, ni ugupfusha uwo wakundaga kandi w'umumaro. Gupfusha uwo wakundaga kandi w'umumaro. Kabone umuntu apfushije umugabo, apfushije umugore, apfushije umwana yakundaga kandi w'umumaro. Nabyo bituma umuntu w'Imana anegekara. Muriho muranyumva? Muriho muranyumva? Bindashaka kubivuga nitonze kuko Imana abinganirijemo ikintu, habitse bibanga. Ntabwo Imana izari ibihe by'ububyutse idafite gahunda zikomeye z'ubwami. Hari igihe gahunda z'ububyutse zirangira, Imana ikareba Jean Paul ikabona ntazashobora imbere, ikamubwira iti nkurikira, mukazantegereza mukambura. Ariko usigaye iyo atabyumvise neza, adafite imbaraga zo guhemburwa, aranegekara. Muvuga ngo biranegekaza. Hariho n'igihe tubura n'amagambo yo kumubwira. Nasomye muri Bibiliya mu butumwa bwiza, harimo umudamu wapfushije umugabo banye nawe imyaka 7, amara 84 ari umupfakazi. Biroroshye? Imyaka 7. Ubundi mu bijyanye na couple n'ingo bavuga ko kuva abantu bagishakana kugeza ku myaka 5 abantu bakigwana batari bahuza. Iyo imyaka 7 itangiye kuzamuka kugeza ku 10 batangiye guhuza ibintu bikeye. Urumva rero nibwo baba bakimenyana, nibwo baba bakiryoha. None ko amasezerano yatinze nibwo bagiye gusohora, agiye kubona bararapfuye. Nuko Imana iramujyana. Amara 84 ari umupfakazi. Bibiliya iravuga ngo yahoraga mu rusengero aramya Imana. Ariko mu ijoro bafite ibintu. Usko mu ijoro bafite ibintu baho umuntu wapfushije umuntu yakundaga, ku buryo no mu bihe by'iyo miraba ahagarara karirimba, kandi atari ugushushanya, atari kwiyerekana by'abarokore, afite imbaraga zabyo. Mu ijoro bafite izo mbaraga. Mu ijoro bafite izo mbaraga. Ni igitangaza bene data. Haleluya. Ni igitangaza bene data. Mu ijoro bafite izo mbaraga. Haleluya. Usko mu ijoro bafite imbaraga baho umuntu wapfushije umwana yakundaga, akabaho muri icyo gihe. Bitumye nibuka kera abantu bigeze kunganiriza ukuntu bigeze gusengera umuntu w'Imana. Yari afite abana 7. Baramusengera bavuga ngo Mana wimutwara. Imana yari imaze iminsi ivuga ngo hari umugeni ugiye gutaha.
uko bamusengera, muriho muranyumva, Imana irababwira ngo ndamujyanye, abana nzabarera. Kandi byaje kurangira Imana imujyanye, kandi abana bari barapfushe papa wabo, urumva bari basigaranye mama wabo. Mama wabo Imana iramujyana. Bitera kunegekara iyo umuntu abuze umuntu yakundaga kandi w'umumaro mu buzima bwe, kuko hari umuntu udasimburwa, hari umuntu utagira indi fotokopi basa, hari umuntu utagira indi originali, hari umuntu utajya usimburwa mu buzima bwe. Bituma umutima w'umuntu unegekara. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Icyanyuma kugira ngo tuze kubona umwanya wo gusenga. Yesu ashimwe. Haleluya. Mundebe hano nyivuge nitonze. Mu bintu bishobora gutuma umuntu w'Imana anegekara, nukwimwa n'Imana icyo wari ukeneye n'abandi bagusabira burundu. Bwira mwene so ngo burundu. Ndabona mundebye nabi, ubanza mutarize ibintu bimeze gutya. Kwimwa n'Imana icyo washakaga n'abantu bashobora gupfukama bakagusabira mu buryo bwa burundu. Kamvugira hangane kureba gahogo kubera ko tuziranye. Hari igihe Imana ifata icyemezo cyo kwima famiye y'umwana burundu, atari bya bindi bivuga ngo nzabikora nzabirema burundu, kandi ikabasaba ko muririmba, ikagusaba kuhanura, ikagusaba kubwiriza, yaramukwimye burundu. Muragira ngo biroroha? Kubera ko isi igizwe n'ikintu cyitwa ubwibone n'ubwiyemezi. Hari n'igihe ukora ku mwana w'abandi bakabwira ati winkorera ku mwana. Muragira ngo abyumvira he? Biva mu mano bikazamuka bikagera mu matwi. Nerutse kuganiriza imiryango 400 y'abantu batabyara bari bavuye mu Rwanda ahantu hose. Ndebye ukuntu barira, nanjye ndarira. Sinjya mpfa kurira, ariko umunsi nararize. Nararize mvuza induru, ngiye kubwiriza, yasanganiriza ijambo rimwe, arambwira ngo mu byo ubabwira ngo bamwe muri bo ndabaha abana, nzabaha abana, ngo ariko abandi nabonye atari abakandida beza bo kunderera. Wabivuga? Umva ko mukorera Imana, wahagarara imbere y'abantu barize ukabivuga. Nagize ntya ndireka, arabati Jean Paul afashwe n'iki? Batekereza ko ngiye guhanura. Ndababwira nti mwumva kwite, n'uwari usinzire yarakangutse, n'uwariraga yarahoze, bose barandeba, bareba amaso yose akureba. Rero ayatukuye arimo amarira, bose bakureba. Nahise mbona ko ntabwo byoroshye. Kamvuga ibintu bitatu bikomeye. Uzi kwiga ukarangiza universite, ujya kuri universite utwaye dukapu n'agakweto karekare, warangiza ukabura akazi. Mwijuru bakakubwira ngo tuzagukoresha ibindi, ariko iby'akazi ntibirimo. Uzi kuba umukobwa, mundebe hano mana we mvugane na. Uzi kuba umukobwa ukagira imyaka 30, 35, 40, nje nzi umuntu agiye gusaza adashatse, kandi yaragerageje mu bukumi bwe ngabona umugabo. Jewe ndi ku cyumweru ni Matimba, ni mwiza pe, ni mwiza pe, nubwo ashaje ni mwiza pe, ariko ngo yashatse umugabo aramutegereza. Imana yamubwira ngo uzankorera iby'abagabo bihagarike. Uzi kujya kubona umwe aje gushima, murabizi ko prince yacu ukuntu bashima. Mwarashimye? Ngiye nagiye gushima mfite n'amadolari, urumva nawe urabyumva, ariyo ndi buturi. Uraza uti haleluya. Niba nta shyari mufite mu Imana icyubahiro, Imana irahambaye. Ndashimira Yesu ko yadukoreye ubukwe bw'igitangaza. Imana yarakoze cyangwa ntiyakoze? Niba nta shyari mufite muvuge ngo amen. Kubwira uwo muntu urimo agejeje imyaka 60 atarashaka, yarayihamagaye ku manywa, yaramaze iminsi 3 atarya, ayihamagara yinginga. Hari igihe Imana ifata icyemezo. Uzi gukenera muri uyu mujyi ukazarinda upfira mu bukene, kuko abantu bose ntibazapfa barakize. Ntabwo mubizi mwebwe, ntabwo mubizi ukuntu amavuta y'ifaranga mu mujyi agira agaciro. Iyo ufite agafaranga no muri korari bakwakira batagutinjije, kuyo baje kugusura uburyo bagaburira bingana n'uburyo uzatanga umusanzu. Ariko iyo ukennye, niyo utanze igitekerezo muri korari perezida gucamo, kuravuga uti amafaranga tuzatanga mureke dukusanye 5, ariko ufite ifaranga ryagira rya gusa, baravuga ati byuma nzabitwara, inama ikabira shoje.
byoroha biranegekaza, ariko hari ikintu ushaka kubizeza muri aya materaniro ngasenga. Haleluya. Waba waraguye mu byaha byakunegekaje, waba warapfushije umuntu w'umumaro mu buzima bwawe, uriho muranyumva? Waba warimwe n'Imana icyo wari ukeneye mu gihe nyacyo, waba waranyuze mu bihe bikomeye ukanyura mu minsi yo kutumva Imana yawe, mu ijuru hari umugabo, umukuru w'abakuru, umunyembaraga kurenza abandi, uwo twizeye, nyiri itorero, afite imbaraga zo kuguhembura kugeza uhembutse. Haleluya. Ndashaka gusoza ngasenga ndumva umutima wanjye unezerewe. Afite imbaraga zo kumpembura igihe cyose naba mpagazemo, nkagira imbaraga zirenze igihe ndi gucishwamo, nkagira imbaraga zirenze igihe ndi gucishwamo, nkagicamo, ntagisigamo amanyanga, ntagisigamo amafuti, ntagisigamo umwanda, ngisigamo ubuhamya bwiza. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Kugira ngo dusenge rero, kugira ngo wakire ubu buzima biragusaba ibintu bigera muri bibiri byonyine. Gira mwe n'isongo ni bibiri. Ijambo rya mbere ni ukwimenya ukemera uwo uriwe. Mundebe abantu babwira kandi Imana yanganirije. Yarambwiye ngo bamwe muri mwebwe nimutava mu kigari ngo mwimenye umenye uwo uriwe, iki giterane kizarinda gisoza nta kantu utwaye. Kuko Imana ntikorera mu kajagari, ntikorera mu kigari. Birasaba ko wemera kuri Yakobo, ukabwira Yesu ngo ngewe ndi Yakobo, ngewe ndababaye. Nubwo baririmba, nubwo baramya, ariko ndababaye. Nubwo bimeze gutya, nakoze icyaha, umutima wanjye urafashwe. Ese ni mwama kuri iyo serivisi yo kugira ngo nanjye mpembuke? Iyo icyo kintu utagikoze ngo ubanze umenye uwo uriwe, umenye uwo uriwe, nurangiza kumenya uwo uriwe, Yesu ashimwe, unemera uwo uriwe, nta mbaraga zimanuka. Ntabwo Imana ihereza imbaraga fotokopi, ihereza ngewe wa nyawe. Imana ihabwa icyubahiro. Icya kabiri, Yesu ashimwe, ni ugusenga, ukongera ugasenga, ukizera ko mu ijuru bafite imbaraga baguha. Nari mvuze ngo ni ugusenga, ukongera ugasenga. Niba Yesu ashimwe wunamye ukumva nta mbaraga zaje, ukwiye guhindura, ukubama hasi, ugapfukama, ugahamagara Imana, ukayibwira ngo Mana, ndabizi ko ufite imbaraga wampa, ndabizi ko uzifite. Reka nsoze mbabwire ikintu kimwe cyambayeho, kandi mu ijuru bampaye imbaraga, nta gikomere natahanye, kandi benshi birabagusha. Nagiye kubwiriza konseri, cyagiye najyaga nza muri Gahogo, murabyibuka, kera kera kera. Akazi nagiraga, nari naburaye. Nagiye kubwiriza konseri, nari naburaye, nari naburaye. Nzinduka kare saa 10 kuko ntashaka gukererwa. Ndagenda ngeze ku rusengero. Ngezeyo masanga umuntu wanyakiriye, arandeba gutya n'agasuzuro kenshi. Arambwira ni we Jean Paul. Ndamubwira ni ngewe. Arambwira ntago uri bubwirize. Ariko nari mfite imbaraga zidashobora kwakira ijambo nk'iri, ahubwo zikomeza kuguma ku muyoboro w'Imana, nkumva icyo Imana ivuga kigakomeza ikangira umumaro. Arangije ndebye uburakara bivuganye, ndavuga nti wanyemerera ngaterana nkajya mu iteraniro. Arambwira ati terana, ati cara hariya. Ndahicara. Nibuka ko mu materaniro nta nubwo bigeze banyakira, kandi ninjye wari uri kuri affiche. Ndimo nababwira ikiremere cyambayeho, ariko mu ijuru bafite service z'imbaraga baguha. Yesu ashimwe. Haleluya. Birangiye kugira ngo nsoze nihute, arambwira ati saa 8 ubwo ni wari bubwirize kubera ko tutagukura kuri affiche. Niwe yakambwira ati twari kukuvana kuri affiche wowe. Mwibuka ko naburaye. Nazindutse saa 10 nirirwa mu materaniro. Iteraniro rya mbere rirangiye, aranjyana, ngira umugisha, umwuka wera aramukoresha, amaji y'inyange sinzayibagirwa. Ndayinywa, ndangije kuyinywa musaba uruhushya, twari dufite inama. Icyo gihe nabaga muri komite y'iterambere muri vice spirituel wacu. Njyayo
ndibagirwa ko ntariye uretse ko nari mfite n'amafaranga ansubizayo nteze moto. Ubwo iyo nyakoraho no kujya kubwiriza sinari kugerayo. Ndangije ndatega nsubira mu iteraniro ntariye. Narabwirije imbaraga ziramanuka. Umugabo wari uhari sinzamwibagirwa aravuga ngo kiba nguhaye inka kuko inka zanjye zashize. Wa muntu wanyakiriye nabi araza afata mikrofone bitera akajagari mu rusengero. Aravuga ngo sinjya nemera ariko uyu munsi ndemeye. Numvisha bitangiye kuzanamo amatiku, bamwe bavuga ati twari twatumiye Jean Paul none wakoresheje umusaza yadusinzirije. Ndabacika kuko nyiri hame rikomeye. Iyo numvisha ahantu hari ibyondo byinshi nifatira akazahabu gakeya gahari nkigendera. Mpita mbacika ndigendera. Ariko sinigeze ngira urubanza do Imana irarora. Imana yari yampaye imbaraga. Mwari muzi ko mundebe hano babwire Yesu ashimwe. Imana yaguha imbaraga, yaguhembura ku kigero. Uru rugendo ukarugenda utananiwe, udacogoye, udasubiye inyuma. Nubwo haba harimo amajwi y'intara gusakuriza, nubwo harimo igisuzuguriro, harimo iterabwoba, harimo ubuzima bw'ibyaha, ugakomeza urugendo kugeza ubwo uzarurangiza. Reka nsoze, Yesu ashimwe. Mundebe hano nsoze. Mu rugendo rujya mu ijuru, impamvu mukeneye imbaraga, harimo ibintu bibiri bikomeye. Bwira mwene so ngo byumve neza. Byumve neza. Ijambo rya mbere, mu rugendo rujya mu ijuru nta kiruhuko kizabukuru kibamo. Nkurikije ibintu watubwiye n'ubuhamya waduhaye, uyu Imana yagakwiye kuba arakudodeshereje icyicundu. Aba baje vuba akaba aribo baririmba. None utegetswe guhagarara mu mwanya wawe kuko nta wagusimbura. Mu rugendo rujya mu ijuru nta kiruhuko kizabukuru kibamo. Niyo ufite imyaka 80 utegetswe kugenda uko imbaraga zawe zigize gute. Bwira mwene so ngo ntago byoroshye. Icya kabiri kiba mu rugendo rujya mu ijuru, mundebe hano nkibereke. Ndakibereka mpagaze hano. Iyo umuntu akomerekeye mu murimo cyangwa agakomerekera mu rugendo, ategetswe kwibyutsa. Bwira mwene so ngo nukwibyutsa. Nta ambiransi bamo. Ntago wahamagara kuri 900 na kangahe ngo ambiranse nizi ntwari. Utegetswe kwibyutsa ukivirirana. Kandi ntabwo wemerewe gusubira inyuma iyo wavuye. Utegetswe kwibyutsa ugikomeretse. Ukagenda werekeza imbere. Ni wowe ugira gute? Bakuvuzana. Habaye ibintu bigukomeretse. Mutegetswe kwibyutsa. Ukibyutsa udasubira inyuma iyo uvuye. Utaryama huri. Ujya imbere kuko imiti tuvura ntiri inyuma aho tuvuye. Nta nubwira aho twakomerekeye. Iri imbere aho tujya ni imiti tuvura iri. Niyo mpamvu utegetswe kugira gute. Ariko nutugira abakristo b'abana ngo bamvuze nabi, ngo ngiye ngo mbivuyemo, ngo ndagiye. Uragenda hagati hazo undi gusimbura ukomeye. Kandi iyo ugarutse uhinduka umufana we. Bwira mwene so ngo iryo hamura ryumva. Kuko Imana ntiyabuza abakozi mu murimo. Wowe wikomeretse mu rugendo rujya mu ijuru ugira gute? Ubyuka ugira gute? Imiti tuvuriri. Ngo bivuyemo. Amavuta yanjye bayapinze. Ntibanyemeye. Dore bandeba nk'umukene. Ndabivamo. Gahogo sinzagaruka ugasengera. Uzahora mu ruzerero, uzahora mu buhunzi. Utegetswe kwibyutsa muri iri joro. Ukabwira Imana ngo noneho ndabyutse. Mvuye mu myumvire yose. Kubera ko nusubira inyuma Satani arakubona urwahakinire ku buzima bwawe. Nukomeza kuvirirana abagenzi bazakunavuga turi mugenzi yarasinzire yaraviriranye. Ikingenzi rero nukubyuka. Bwira mwene so ngo uragomba kubyuka. Uragomba kubyuka mu izina rya Yesu. Ukabyuka ujya hehe? Bari ku misozi yerade. Banezeranwe n'umukiza. Basize imibabaro. Naho ibyo kwibyimbya no kwirakaza no kuvuga ngo mbivuyemo ubu ndabisezeye, yo Satani azakubona urwaho. Azabona uburyo akinira mu buzima bwawe. Kandi kugira ngo dusenge neza tugire umwanya wo gusenga uhagije. Yesu ashimwe. Abantu benshi bategereje yuko unanirwa ngo hagire ikintu kibi kiba mu buzima bwawe bogeze. Kuko kugeza uyu munsi ntibaremera amavuta yawe.
ntago abarokore bari kunyumva. Ntugire ngo kuba nagira zamuka bemeye amavuta yanjye. Barareba akavuga turi umuntu abyina nk'uzaba ingare mu rugo azo uzamusenyukiraho. Nigeze kurara mpanura ijoro ryose, ngeze saa saba umuntu aransengera, nibuka isengesho yansengeye 90% byari impungenge. Uyu musore mana dore nawe araje, uramuhagurukije azagwa, twabonye abantu bagwa. Nahise nk'umura ndamureba. 90% by'amasengesho byari ibyo yarateguye ko nzagwa mu busore. Muriho murabyumva? Abantu bategereje kuzarugwamo, bategereje kuzabivamo, ntibaremera amavuta yawe. Ukwiriye kwibyutsa, kandi warangiza kwibyutsa ukibyutsa ujya hehe? Ujya imbere, kuko ni imiti tuvurire. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Hari umuntu wumvishe iri jwi ry'Imana rivugana n'ubuzima bwe? Aho urya